ijambo ry'umunsi, amahitamo dukora. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, uranze usome mu Bagalati kuva ku gice cya 5 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16. Umuntu ntabwo yakwita ku byo abandi bitaho ndetse n'ibyo batitaho yinjira mu muryango mugari kandi agamije kwisenyera, ahubwo yinjira adatekereza ku ngaruka byamugiraho. Uyu muryango ariko ukaba utandukanye cyane n'indi miryango yose tuvuga. Tugomba guhitamo kucamo, ubundi tukaba twizeye neza yuko tugiye mu ijuru kandi twasezeranyijwe. Kunyura muri aka kayira gafunganye cyane bisaba kwizera, kumva ufite umuco ndetse no kubaha Imana, kuba ufite intego ndetse no gusoma Bibiliya umunsi ku munsi kugira ngo ukomeze kuba uri kumwe n'Imana. Mu gihe cyose uhisemo Kristo, uba ushyize umutima wawe mu nzira y'inzitane. Mu by'ukuri buri muntu wese agira ibyo yizera, buri muntu wese agira ibintu akunda, ndetse kandi buri muntu wese akagira ibintu ashyira imbere. Buri wese hari icya runaka kiba kimukomangaho aba ashobora gukora byoroshye cyane kurenza ibindi. Ibirenge byacu bikaba bishobora kuguma muri uyu muhanda ugoye, ariko umutima wacu ukaba kandi wahavuye kare. Uko duhitamo cyane inzira zerekeye ibyaha, ni nako imitima yacu yinjira cyane mu by'isi mu buryo kandi tuba tutapanze. Tubwira imitima yacu ko turi kwakira ubwisanzure bw'isi kandi ko ari uburenganzira bwacu gukora ibintu byose dushaka. Ariko nyamara mu by'ukuri turi kwishimira ubusa kuko ibyishimo nyabyo ari ukubaha Imana. Nibyo koko inzira igoye ishobora rwose kugorana kuyikurikiza, ariko Imana ikaba itwizeza kudufasha ndetse n'ibihembo bikomeye ku bantu bose babashije kuyinyuramo kandi bakayirangiza. Gucungurwa by'iteka ryose n'umunezero w'uyu munsi, uhisemo iki? Ese wahisemo inzira igoye izakugeza heza, cyangwa wahisemo ibyo ubona byoroshye ariko bitazagera aho bikugeza? Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.